Hello guys, ushobora kuba wabonye zino avatar ziri kuvuga. Izi bazita anime 3D style. Akamaro kazo zituma muri introduction yawe amagambo warurandikaho agabanyuka kuko kagutangira message. Ikindi kandi ari amafoto niyo agezweho nk'ama profile pictures kuri YouTube, kuri TikTok n'ahandi hantu hose uzi ushyira profile picture. Rero muri video ngiye kukwereka uburyo wakora ino avatar. Iyi ni part 1, tugiye guhera ku buryo wakora ifoto. Part 2 tuzakora uburyo wakora aka video. Aka gafoto ngiye kukwereka uburyo wakikorera. Part 2 ni mugikenera muzambwira nyibakorere uburyo wakora kano ka video irimo no kuvuga. Nta kindi turifashisha ChatGPT, twifashishe CapCut, twifashishe n'indi application bita Pixel Lab. Weho ikintu usabwa ni ukureba ino video mpaka igeze ku musozo. Ikindi kandi nubona video igufashije wibuka gukanda subscribe, fungura inzogera, ukande like, igitekerezo cyawe cyo ugishira muri comment. Okay guys, twatangiye na step ya mbere. Step ya mbere ni ukuza muri ChatGPT ukayibwira ngo impa prompt yo gukora anime 3D style iri yambaye imyenda y'umukara havanzemo n'umweru muke. Nizere ko wabibonye. Niba utabibonye usubiza inyuma. Prompt ni iguha uhitsindagira ugakanda kuri select text, noneho ugahitamo ukagenda uhitamo ayo magambo bayijimye cyane niyo aba ari prompt bira by'umweru cyane wapi, noneho ukayaselectinga yose ugahita ukanda kuri copy. Ukaza hano muri CapCut, dore ngiyo ukuntu imeze, urayisanga kuri Play Store iriho nimba utayifite. CapCut urayinjiramo, ukimara kuyinjiramo urahita ukanda ahangaha handitse ngo edit. Handitse edit, ariko ku bantu urahita ukanda hano kuri mi ubanza ukore login. Ntabwo turabikora kugira ngo video itaba ndende. Urakanda hano kuri mi ukore login. Numara kubikora urabona hano handitse all tools. Urahita wakanda umanure hasi, ukande hano handitse ngo text to image. Ariko guys, gukora login ibyiza niba ufite TikTok account uze kuba ari ukoresha, kuko TikTok account ituma ukora amanunza amafoto menshi hano. Noneho nukoresha Google rakoreramo n'inshuro ebyiri gusa, urakora amafoto hano n'inshuro ebyiri. None ibi nibyo nakoraga, ndahita nkanda kuri kara gakubo mbivanemo. Noneho urabona prompt tumaje gukura muri ChatGPT niyo ndahita nshyiramo. Duhite dukanda kuri generate kabisa, bakubwira ngo bari kuyisendinga, uri kubibona. Noneho ntabwo bita bitinda, na amafoto ane baguha ugahitamo abatandukanye. Urabona ko abatandukanye mo nyine ugahitamo inziza. Amafoto ane urayihitamo, kandi ukanda hara kuri save, yisevinga. Ubwo ngubwo kamfata abiri, urayikanda uhita ukanda hano hasi kuri save, yisevinga. Mbagira inama ko CapCut muza gukoresha ufite TikTok account abari gukoresha. Uhite tuza dufungure Pixel Lab, nayo urayisanga kuri Play Store. Pixel Lab amazina ndagenda nyabashyiriraho kabisa kugira ngo bitaza kubacanga. Pixel Lab numara kuyikuba niba uyifitemo cyangwa warayikuruye, urahita ubona urahingukira ahantu hameze gutya. Uze ukande kuri turadomo dutatu, uhitemo kuri image size, ukanda kuri custom, ushyiremo YouTube thumbnail. Nibyo byiza ahangaha kuza ukemeza kuri YouTube thumbnail. Noneho urabona kari akantu ko gutsiba, urahita ugakandaho utsibemo kiriya kintu cya text, uhita ukanda hara kuri plus, uhite ukanda kuri from gallery. Noneho numara guhitamo muri gallery, uze noneho ushakemo ya mafoto yawe kuri recent, n'ubundi niyo ya mbere ndahita nyihitamo. Noneho urabona aka kantu k'agasako k'akaziga niko turakandaho, dukande ku ka very good. Noneho urabona urahita uyizumingamo ibe kugira bikwirane nyine kabe gatoya. Urabona iyi nyine ni profile photo dukoze. Ahangaha ni nkaho byarangiye, n'ubundi ahantu agiye gushiraho background, ariko n'ubundi nta kibazo. Nkaho biba byarangiye, ushaka ahita yisevinga, ariko na background nayo kuyishyiraho ntacyo bitwaye. Noneho weho ujya muri comment hano umbwire niba nakora part 2 ya karaka avatar kari kuvuga. Guys, karaka avatar ukwiye kugakora kuko gatuma
introduction yawe bikorohera kuyikora, gatuma introduction yawe bikorohera kuyikora, ahita uyi exportinga uyisevinge muri file yawe. Nizere ko kandi wakanze like kuri ino video, wibuke no kuba wakanze subscribe niba utarayikanze. Ko profile foto yacu iri muri zimwe zigezweho yarangiye. Ubwo gukoramo akavideo kari kuvuga, ubundi si ngombwa ko bigendana no ku munwa muri ako kavideo. Yewe nyine nzabereka uko babikora.